isi iraryoha. Niyo mpamvu Matayo 5:5 Yesu yavuze ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Isi rero haleluya, hahirwa abantu bagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Isi yakuryoheye kugira ngo Imana ikubwira ngo ndakwejeje ngo cyure, si hafi aha ngaha. Bureze cya kugira ngo atinyuke avuga ati wa mana we, ibyo kumbwira ngo ndatashyohereje umuhanuzi hano biraba, ariko ntunyica ngo nkwemerere. Icyambere gituma utari bunyice ngo nkwemerere, isi iraryoshye. Kabiri, nakoze umurimo nubaka urusengero. Gatatu, navumbuye ikintu cyitwa gushyira amazi mu gihugu, abantu bose bakabona amazi bitabagoye. None winyica. Imana irangije yumvise amagambo ya Hezekiya, iragenda imwongereraho imyaka 15 yo kubaho. Ndasabira abantu kukurya isi, kubaho mu buzima, kuba mu isi. Kuba mu isi mbega ni ukugira ahantu barizwa, ni ukugira adresse. Imana ibaha umugisha abantu badukurikiye kuri ino cano. Twari dutangiye duhesha abantu isi, twari dutangiye duhesha abantu gakondo, twari dutangiye duhesha abantu ahantu habo. Mama Lionel n'abakurikira evangeliste, ndabizi yuko ahantu hose na ahantu ujya abantu bagahembuka bitewe n'iyerekwa wagize. Iri yerekwa kugira ngo rigumeho. Bantu mudukurikira, nge ndasiga link ya group ya WhatsApp. Uhereye umunsi ndayikora nka kontabure, nka secrétaire ndayikora. Iri kuri nimero yawe. Abantu bifuza kiganiro, ubwo ndarakaye kandi ndakaye umujinya w'umwiza. Yego, abantu bose bifuza bumva atari indyajya, atari n'incakura. Abantu batandyarya, abantu batakuryarya, baze binjire muri iyo link, barahita barwa muri groupe ya WhatsApp. Kamera body ya makasuri igura 1,400,000 body gusa. Lensi igura 700,000. Umuntu uzi imibare ni uzi imibare ndabizi, warayitsindaga. 1,400,000 guteranyaho 700 ni kangahe? Ni 2,100,000 n'ijana. Ni 2,220,000. Ongeraho mikoro nziza za receiver z150. Ibintu naguze ndabizi. Nibi bintu ubwo no gufata ibyo waruteranyije ongeraho 150. Ni 2,370,000. Ibyo ayo mafaranga akantu yenda nawe uzakishakire. Ubwo nanjye ubwo ndi kukubita mbango nawe ibindi bisigaye uzabyishakira. Studio nzabyikorera. Uyu mwaka tugeze ku musozo wawo. Hari abantu baguhagurukiye wo nkurikiye. Isuri yabo iratemba. Ikigoyi cy'umugoyi aragiteka. Imana irigaragaza, kiracika, uvamo urakira. Muntu nkurikiye ikintu nkwijeje nuko Noheli n'ubunantu ugiye kubirya. Atari uko kurwanya yacecetse, atari uko intambara ziguhiga zarangiye. Uyu mwaka ugiye kurya kubera kuwiteka yarwanya ingabo nini n'intoya kugira ngo anatirarize imbaraga ziri mu bantu. Ndagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aha ni kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro iguhumugisha kandi kwishimira. Nukuri ikwishimire. Ndonye misubiramo ngo ikwishimire. Iguhumugisha amajya n'amaza. Ikurebe neza, iguteteshe, iguha imbuto zo mu gihugu, usiganirwa kuryoherwa kurya cyangwa kwikura. Ubwo nyine byose nimba nsiganirwa kujya kurya imbuto mano yahishwe ngo yahishwe ngo na vinda y'umurerwa bipfundikiye bizaribwa mpageze. Ndi gukora nsiganwa nkushaka kujya kurya. Saa sita irenda kugera ngo nge kurya. Kandi ikirenze kuri ibyo, ukiri mu isi, Imana ikurebe neza, ikwishimire, iguteze imbere, iguhe by'iki gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cyose ukandagiramo cyose, n'igihugu ujyamo cyose. Ucyumva iyi video cyangwa se ukibona iyi video, hari igihe waba uri kuyumva utayireba.
ariko niba uri kuyireba ukanayumva imana y'amahoro iguha umugisha, niba uri kuyumva imana y'amahoro iguha umugisha, niba uri kuyireba ukareba uburyo ki Evangeliste Mama Lionel asa nabyo ukumva urabiryohewe, imana y'amahoro iguha umugisha. Haleluya, amina amina. muraho neza? Uraho cyane. Yego, amakuru y'imizi Neza ariko nzanye ikimarari. uri mu mwuka, ariko rero abarokore badukurikiye ntibazabure byose, ubure umwuka wera ngo ubure na morale. Ariko hari umupasiteri ajyaga ambwira ngo ubure umwuka wera basi unabure no gucurira ngo abari mu mwuka bawujyemo bawuzure banaguhanure. Yego se, ubure no kubacaginga, ubure umwuka wera, ubure no gucaginga abanyamwuka. Byibuze ukome mu mashyi umunyamwuka umucagenge. ariko zambabaruza nyina Pasika DJ ari he shiramo ingoma kuma mashi, ariko ajya dukurikira buriya aradukurikira cyane, ni inshuti yanjye turakundana, nzamuzana abakunzi banjye mu mwitegure vuba ndamuzana. Muraho neza? Turaho, turashimira Imana. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Bo nta kintu ndavuga kubera ko ni igitangazamakuru ari ikintu bambujije kujya nkomozaho, ariko Imana igusiza ubwiza bwayo. Ni ukuri urakoze, nanjye ndi kwireba muri no minsi nkitangarirwa n'abantu bari kubimbwira, ariko nanjye nakwireba nkabona ndi kwiyoberwa. Ni ukuri Imana izatuzanira kumera neza, irimo iranzanira kumera neza. Abantu badukurikiye ni ukuri bajye bemera Imana irimo iranzanira kumera neza pe, ariko kandi ni itangira. Iri ni iribanje Nikodemo ntaraza. Boreka ngiye narubi ariko mana ariko buri Imana iyo yicaye mu ijuru ikabona abana bayo bo iranezerwa dise. Natwe tunezerewe kukwakira kuri Evangeliste Mama Lionel. Haleluya. Nanjye ndanezerewe kwicara hano kwakira abantu banjye, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi bakurikira. Ndanezerewe kwakira abantu bagenda n'imodoka banyumva, ndanezerewe kwakira abantu bicara muri salo bagashyira muri ekara zabo. Hari abantu bajya bambwira bati ubu twicaye mu nzu turi mu iteraniro ni wowe uri kutubwiriza. Byo nabyo bimpa andi mavuta kumva abantu bahurira mu cyumba kimwe nkabwiriza. Hari n'abambwiye bati ubu imbavu ziri kuturya turi kubyina nk'uko byina twakwiganye turi muri salo, tuba hano twasaza ibyunzwe bya turenze turi mu iteraniro ryawe. Ndanezerwa cyane ibyo bintu iyo mbyumvise, kandi mukomere mu mwami, ni muhumure, tuzatuma uruho dutahe, muhumure imuhate wanyu si ubusa. Ndanezerwa numva hari abantu bari kwa muganga barwaje bagashyiramo kuteri bagakurikirana Mama Lionel, bakabwirabwirana bati noneho hari ikindi cyigisho yazanye. Rwose mugerageze muri no minsi mumbe hafi mwakabyaramwe. Ndumva afite ibintu byinshi byo kuvuga, ndumva akanwa kanjye karimo karazanamo ibintu byinshi, ndi kubyumva mu mwuka. Akanwa kanjye Uwiteka arimo arakarundamo ibintu byinshi cyane byo kuvuga. Ndasaba abantu bankunda bankurikirana bambe hafi mvuga amagambo mfite. Mumpe courage, iyo mbona mumpa courage ibyo mbaha kuko mubikeneye bituma nanjye mpora ndizana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Imana iguha umugisha cyane. Naye ngiye kuvuga nti manzu dusengera Imana kuko ubu nahita ngenda tweta twizamuye. Uwiteka nyiribihe turagushimiye cyane, utubeshejeho bidatewe n'impuhwe za babandi. Ubwo isuri yatembaga, ubw'ababisha baduhagurukiraga, ubw'abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ariko ushimwe kutadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ikigoyi cyaracitse, tuvamo turakira. Uwiteka ushimwe ko watwimanye, twima amakamyo mu muhanda ntiyaduca hejuru, twima abarozi ntibaroga ngo bifate, twima abagambanyi ntibatwicira ku miryango idutashye. Waratwimanye, amarira yacu wayimenya abapagani. Ntiwigeze wemera ko baseka bitewe n'imibabaro duhuye nayo. Watwomoye ingoma zo mu mutima,
waduhaye ibituma dusekera imbere y'abatabishaka, waduhaye kubyibuhira imbere y'abatabishaka atari uko turya neza kubarusha, waduhereye abana ubwenge atari uko bafite sapoti zihagije, waragaragaye, kanwa kanjye kuzuye amashimwe, zina ryawe rihabwa icyubahiro. Sabiye umugisha umuntu wese ufata igihe cyo kudukurikirana, kuboko kwawe kwiza kubane nawe, bwiza bwawe bumugote nabe kandi arindwe, uburinzi bube kuri we. Ndagushimiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen amen. Yesu ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko wakoze subscribe. Ni ukuri uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ndetse usina agaciro gusura indashikirwa. Rero turakwakiye hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Niba ujya unyurwa n'ibiganiro bikorwa hano, ni ukuri ntugende udakanze subscribe niba ari ubwa mbere uhageze. Niba ubona link buri munsi bayikoherereza, nyabona kana subscribe ukarena notification kugira ngo ikiganiro nikijya cya uploading basi ukirebeho. Ni wumva utari gufashwa ubugiye, ariko ejo noneho uzagaruke uzabona indi notification uvuga utari koreka ngiye, hari igihe ari iryo jambo ryaba ari iryawe. Rero Imana y'amahoro ibahe ibishimire cyane, ibatuze mu gihugu. Ngiye muri iyi minsi nyakubahwa ndi kwivugira ngo ibatuze mu gihugu, ariko kubera iki abantu nshaka kuba mu gihugu? Rero ayo magambo yo gutuza abantu mu gihugu nagabanye muri kubivuga tugapfa. Abantu benshi mwagiye mukoresha ibyo biganiro barapfuye. Uramenye ntimuzongere kudutuza mu gihugu, imburagihe utaburi muhanura ntagenda. Ndikuvuga mu gihugu cy'ubutaka nyine gakondo yacu yo muri iyi si. Ahubwo icyo gutura mu gihugu, ariko reka dutuze n'abantu mu gihugu. Tuva n'abantu matera ku mutwe, bitanda ku mutwe, nazinze nazinguye. Turi buze gusenga isengesho ryo gutuza abantu mu gihugu. Buri muntu abe agire quartier ashaka kuba mayi ayikabe ayibemo, kandi birashoboka. Imana iguha umugisha kubw'amagambo meza yo gutuza abantu mu gihugu. Uzi kuba ufite ubwene gihugu, ariko utagira n'agapariseri muri icyo gihugu. Uzi ko ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda, ufite irangamuntu y'u Rwanda, ukawagera ko na passport, ariko nta bwene gihugu, nta butaka ufite, nta cyangombwa cy'ubutaka. Umunyamahanga akaza akagirira umugisha mu gihugu cyawe, kandi ubu nanarakaye. Hari ukuntu ndakara umujinya ugakora hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Abantu badukurikira, numva ashaka ko mugira ubutaka mu gihugu cyanyu. Nimba uvuka i Burundi, fata ubutaka i Burundi. Nimba uvuka muri iki gihugu cy'u Rwanda, akira ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cyose uvukamo giramo gakondo, kugira ngo uzakumbure gakondo yabera, byibuze uri no muri gakondo yawe. Ntuhage kuba mu isi, kandi isi iranaryoha burya. Buriya nuko abanyamwuka hari ukuntu bavuga ngo isi irabishye, ngo tuzabona gakondo mu gihugu cyo mu ijuru. Ubundi w'isi itararyohera agira ngo isi ntiryoha. Isi iraryoha, niyo mpamvu Matayo 5:5 Yesu yavuze ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Isi rero haleluya, hahirwa abantu bagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Isi yakuryoheye kugira ngo Imana ikubwira ngo ndakwejeje ngo cyure, si hafi ahangaha. Burezekiya kugira ngo atinyuke avuga ati wa mana we, ibyo kumbwira ngo ndatashohereje umuhanuzi hano biraba, ariko ntunyica ngo nkwemerere. Icyambere gituma utari bunyice ngo nkwemerere, isi iraryoshye. Kabiri, nakoze umurimo nubaka urusengero. Gatatu, navumbuye ikintu cyitwa gushyira amazi mu gihugu, abantu bose bakabona amazi bitabagoye. None winyica. Imana irangije yumvise amagambo ya Ezekiya, iragenda imwongereraho imyaka 15 yo kubaho. Ndasabira abantu kukurya isi, kubaho mu buzima, kuba mu isi. Kuba mu isi mbega ni ukugira ahantu barizwa, ni ukugira adresse. Imana ibaha umugisha abantu badukurikiye kuri ino channel. Twari dutangiye duhesha abantu isi, twari dutangiye duhesha abantu gakondo, twari dutangiye duhesha abantu ahantu habo. Nukuri abantu nibagira ahantu habo. Reba ubya inshuro 8 ntufite ahantu hawe akwanditseho.
hafate bikadufatira abantu gakondo bagire gakondo mu gihugu kiwabo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Bo mwihangane cyane ngiye kugutungura. Ngiye buri gihe cyose nakubwiye ko umwuka ikintu azajya nyongorera. Ntekereje muri comment nigeze hariya naringiye buriya naringurutse mu kanya. Ngiye kureba comment kuri machine. Nsanzemo comment ivuga ngo mwana w'Imana, umukozi w'Imana. Twumvishe muri kiganiro uvuga ikintu kijyanye na kamera n'ibyuma. Emmanuel niba ndavuga ngo ninjye ugufatira ibiganiro nakukodesheje reka bivuge ariko reka bivuge uriyishyura none rero ukanishyura n'ibyuma. Uvuze ku kintu cyitwa gakondo. Ni ukuri abantu badukurikira ntago ngiye ngusabiye ahubwo ngize icyifuzo nkurikije ngewe kuri wa muntu wabivuze. None se nubona kamera uzongera kuma y'amafaranga ya kamera umve ko nta mujinya mfite nta nishari nta kuko wigishije ubundi kundyarye ndabyumva cyane nta shari nta n'uburyarya nta n'ubucakura mu izina rya Yesu. Mwabantu mwe mukurikira Prophetess Mama Lionel n'abakurikira Evangeliste ndabizi yuko ahantu hose na ahantu ujya abantu bagahembuka bitewe n'iyerekwa wagize. Iri yerekwa kugira ngo rigumeho. Bantu mudukurikira nge ndasiga link ya group ya WhatsApp. Uhereye umunsi ndayikora nka kontabure nka secrétaire ndayikora iri kuri nimero yawe. Abantu bifuza kiganiro ubwo ndarakaye kandi ndakaye umujinya w'umwiza. Yego abantu bose bifuza bumva atari indyajya atari n'inshakura. Abantu batandyarya. Abantu batakuryarya baze binjire muri iyo link barahita barwa muri groupe ya WhatsApp. Kamera body ya Mark 3 igura 1,400,000 body gusa. Lensi igura 700,000. Umuntu uzi imibare ni uzi imibare ndabizi warayitsindaga. 1,400,000 guteranyaho 700 ni kangahe? Ni 2,100,000 n'ijana. 2,200,000 ukongeraho trepiye y'ibihumbi 120. Komeza uteranye n'izindi bintu. Okay. Twari tubaze 1,200,000 n'ijana. Uteranyaho 120 ya trepiye. Reka nifashisha imibare ya hano kuko kenshi imibare bayigaga nagiye guhingira mama Margarita. 2,200,000 kongeraho ibihumbi 120. Yawe kwari na makesha. Ni 2,220,000. Ongeraho mikoro nziza za receiver z'ibihumbi 150. Ibintu naguze ndabizi. Ubwo ne ebyiri. Nibi bintu ubwo no gufata ibyo waruteranyije ongeraho 150. Ni 2,230,000. Ibyo ayo mafaranga akantu yenda nawe uzakishakire. Ubwo nanjye ubwo ndi kukubita mbango nawe ibindi bisigaye uzabyishakira. Studio nzabyikorera. Sina studio rega nta kibazo. Utundi tuzakenerwa nyuma yabyo nawe tuzatwishakira. Muntu wahamagawe n'Imana, muntu ukunda amavuta ya Evangeliste Mama Lionel, muntu uhembuka, muntu yumvuza ugafashwa, muntu unezezwa n'iby'Imana yanshyizemo. Ubundi ntangire ibi bintu suko nateganyaga kubikora nuko nabuze ibikoresho. Ubundi nashakaga gushyiraho za niba turi, nashaka gukora ibintu biri live, nashakaga gushyiraho imigoroba yo gutakambira Imana, nashakaga gushyiraho ibintu by'ama episode y'ibiganiro runaka. Ariko kubera buri mwanya nakodesheje ibyo none tugera mu live niba nabyo uri kubiteganya. Iyo kamera igura 6,000,000 ikora live. Yenda niba ushaka live ariko ngiye nari mbivugiye ku biganiro.
basugire kamera umunyamakuru uvuga uti ntegeye umunyamakuru araje mwishyura ubunyamakuru gusa amfashe anyesitarire umukameramani ambere n'umunyamakuru ibintu bigende neza ariko muri ibyo babe babigufashije amagambo nababibijemo nkwiye kwishyura guhemba umunyamakuru nkamwishyura nkanakodesha ibyuma bya muzika ubundi amagambo nababibijemo arafatika araryoshye yarabanyuze cyangwa kuri njyewe iri niyerekwa njyewe ngize nawe ubwawe ndabizi ko ngutunguye n'abantu batuzengurutse hano ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo ubwiriza uzabwiriza mu kindi kiganiro ubwo uyu munsi niwo tuhariye ubwitange bantu mudukurikira ni ukuri Imana y'amahoro izi kubaha umugisha kandi ni ukuri nimubikora muramuteje nyine nta kibazo mujye muza murebe banyinjize mu mwaka wa 2023 noneho ya mikoro njye mise ntekereza ya mikoro uzayigira gute kuwa mbere utakora kuwa kabiri udakora uzakora kuwa gatanu ari uko nabonye umwanya ugakora kuwa mbere ari uko nabonye umwanya iminsi ibiri mu cyumweru ese niba bashaka ijambo rya buri munsi ko rigumaho noneho kankubwira uzakana uzagura ntabwo ukazi buri uzagura amasheni yo gutunganyirizamo bino bintu n'ibyayo mashini n'ibyayo rwose nanjye ndabyitanze ubyitanze abandi bakomeze uranzazana na hano na Papa Lionel tugiye kuzamukura contre-attaque tumuzane azagira icyo agufasha iyo mashini azagufasheho yego kwanza ariko reka mubwire reka tugambane ndamubwira azagure mashini igihe ngura umugozi wa mashini exactly reka mubwira akantu buri akantu natekereje ariko aba bantu badukurikira none kugira ngo tubanezeze tugiye gukora contre-attaque mwibanga saza bazanira Papa Lionel tuzamuwazanira oya tuzamuzana kwa arahari ni umugabo w'intwari kandi ni umugabo uri mu mwuka w'Imana umugabo utamwaye umugabo nategereje imyaka 11 kandi mu buzima busanzwe no mukozi w'Imana reka nzamuzane mubaze iki kintu mubaze ahantu yari ari mubaze naho amazi imisari ibyo bintu ko ari bibiri ahantu hadukurikiye reka tubakore ko tubereke yuko turi mu kazi ubundi ndahugutse abantu bamyegere navuze ngo abantu bankurikire banankurikirane kuko ubu ndahugutse ku bwanyu nje kubimva nimba nje kuba icyacumi cyabo ndumva shaka kwicara abantu nimba ari uwiga business tukayimwegera kuri YouTube tukicara tukamubwira ufite igishoro cyangake twandikira amafaranga ufite tukubwira ikintu ukora ukazamuka urugo urwubatse umaze imyaka ingahe rubuza amahoro kubera iki tukamufata tukamubwira tuti urugo rugomba kubakwa gutya ndahugutse ku bwanyu gukurikirana nimushaka n'abana banyu ku ishuri muzambwire mbakurikirane njya kubasengera gira ku kigo cy'umwana wanjye aha naho kandi mbimenye ko wahageze ndahugutse ku bwanyu abantu munkurikire kandi murankurikirana naho ibyerekeranye n'ivuga butumwa ibyerekeranye n'amasengesho amahugurwa ibiganiro umugabo wanjye azanyuzaho nawe afite amagambo meza mu kanwa yo kuvuga yarabyemese cyangwa turabimushaka abyemeye oya ubundi akivuga ngo nta gahato nsezeranye imbere y'Imana na nyirabagenzi Alice nemeye ibye byose ni ukuvuga ngo ibintu byose byanjye ababyemeye kwemera kwicara agakora umurimo w'Imana mu ivugabutumwa nawe arahugutse ubundi urabizi ko abagabo badakunda ibitirano mu bintu bimuca intege guhora nkodeshereza kamera buri munsi nta mugabo ukunda kuba mu bukode guhora nkodeshereza kamera umunyamakuru anyishyura agiye mubwira nashiriwe mumperewe munyohereza kuri mobile money abagabo bagira n'isoni zo kwicara imbere y'ibyuma bitari ibyabo buretse gake bize nkwereke azavuga se ko azavuga ko azigisha abagabo kwihangana ariko ndaje manze mukoresha icyo kiganiro kimwe noneho dutegereze bano bantu turebe icyo bibwira n'ibyanga tuzakoresha ubundi buryo nta kundi nyine ubwo bazaba bayasindeka nere kubavuga reka nawe kabakamira mu kitoze bantu banjye bantu tubana kuri Evangeliste Mama Lionel ndetse no hakurya kuri cya gisata cyo hakurya rega nabimenye uko dufite na prophetess
ni ukuri kandi ni cano y'ubuhanuzi ni cano ubundi iriya cano nayifunguye mvuga ko ariyo muzajya mwakiriraho ibintu byanyu izabahamana ibature amasengesho yo gusenya ibintu byiyubatse gusenya za karanda amasengesho y'iminsi imigoroba yo gutabaza n'imigoroba yo guhimbaza nkajya nzana abantu bahimbaza Imana tugahimbaza tukanahimbarwa nicyo kintu nayishyiriyeho ubundi Imana kandi izanshyigikira namwe muzanshyigikira amen. Iki kiganiro ntabwo nshaka ko kiba kirekire ndabashimira abantu bari bakurikira Evangeliste Mama Lionel mutagira ngo hari ikindi kintu keretse ngiye kumaza ngo mbese hari agakeregeshwa wadukorogoshorera mu rutare tukareba ibyo duhamba mu izina rya Yesu muri uwo mugoroba. Rero Zaburi 124 ubundi nta muvugabutumwa ugenda atavuze rega mwabahungu mwe namwe murabizi ko umunwa wacu Imana ushyizemo amagambo atari nk'ayabaye musi ushyiramo amagambo ahumuriza nakiza imitima. Zaburi 124 umurongo wa 2 iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Nubwo abantu benshi bagiye bitiranyira ijambo bakavuga ngo ubwo ababisha baduhagurukiraga ntabwo ariko Bibiri ivuga ubwo abantu baduhagurukiraga. Uyu mwaka tugeze ku musozo wawo hari abantu baguhagurukiye nkurikiye isuri yabo iratemba ikigoyi cy'umugoyi aragitega Imana irigaragaza kiracika uvamo urakira. Muntu nkurikiye ikintu nkwijeje nuko Noheli n'ubunantu ugiye kubirya atari uko kurwanya yacecetse atari uko intambara ziguhiga zarangiye. Uyu mwaka ugiye kurya kubera k'Uwiteka yarwanya ingabo nini n'intoya kugira ngo anatirarize imbaraga ziri mu bantu. Ubundi abantu hari umuntu wanditse ku igare rye aravuga ngo icyo utazi ni umuntu, undi aravuga ngo abantu ni babi ariko abantu babamo inzira ebyiri. Iyi Imana igiye kudusubiza ica mu bantu, niyo Satani agiye kuturwanya aca mu bantu. Abantu barimo inzira ebyiri yo kuturwanya bakabamo n'inzira ya kabiri yo kudusubiza. None ndi kuvugana n'uyu muntu abantu bari barahagurukiye Imana ihabwa icyubahiro ko ushoje umwaka isuri idatembye ku buzima bwawe. Niryo jambo nashakaga gusorezaho kugira ngo n'abantu bari badukurikiye bumve ko Uwiteka akoze imirimo itangaje. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha kandi bishimire ko mwadukurikiye kandi mukaba rwose mwifatanyije natwe mu rugendo tugiye gutangira kugira ngo dushake gakondo yacu yo kuba twanatumira n'umuntu twumva turi fiere. Ese azagira kwishyura umunyamakuru, yishyure n'ibikoresho bye, yishyure n'ahakorera, yishyure ategere ababwiriza butumwa bamwe na bamwe agenda azana n'abazashaka gutumira n'imishinga ashaka kugira ngo bagerezeho bantu b'Imana. Rwose pe ntimubona yuko dukozwe isoni nuko iwacu hari amatongo? Ubuse nta matongo yahambirije akirukana ku buzima bwawe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Wasenga Imana nawe wari udukurikiye usenga Imana ahantu uri maze tuzamukane mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Mana ndatura gakondo ku muntu wese udukurikiye, uyu muntu wimukaga buri mwaka, uyu muntu uba mu nzu nyirayo akageza ubwo amurambirwa, mwakiye gakondo muri ino si. Haleluya. Nakiye gakondo umuntu wese wakumenye, munyarwanda wese udukurikiranye n'umunyarwandakazi nabone gakondo mu gihugu cye, abone icyangombwa cy'ubutaka bwe, agira adresse. Ibi bintu urabifite, uha abantu utimana, nta bugugu ugira, nta nubwo unezezwa no kubona umuntu wawe ahora ababaye. Ubundi waturemeye kuguhimbaza, ntiwigeze uturemera imibabaro, twayisanzemo tutazi ukwije, ariko siyo wari waraturemeye. Ubundi waturemeye kuguhimbaza, tukajya duhora mu bisubizo tuguhimbaza, tuvuga imirimo wakoze. Akanwa kacu ugakunda cyane iyo karimo kavuga imirimo wakoze. Ntujye ufashwa no
kuba akanwa kacu karimo kavuga amaganya na turagowe. Uri Imana inezezwa no kubona amashimwe ava mu kanwa k'abantu bawe. Umuntu wese udukurikiranye mu gihugu cyose avukamo, tumwakiye gakondo. Urakoze, turagushime kuri Imana ibikoze neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana amahoro ibahe umugisha.